Imana ishimwe ko tugejeje mu kwa 12 mbwirira abantu batanu babwira ngo igihe bagoye cyararenzewe Imana ishimwe ariko Imana ishimwe ariko Yesu yamamare Genda shima Imana ko tugejeje kuri itariki zirindwi z'ukwa 12 izi ntambara twahuye nazo muri aya mezi ugejeje ukora mwana mbaye gushimiye nabyibutse ibyo wankoreye mwami mbaye gushimiye wazahuye nabipfuye rubi nakwituretse murengezi iza ujye duterana
Imana ishimwe. Amen. Turizahuke. Iyi Mana itahaba malariya yarakwishe. Ndabyibutse ndi muri koma. Uyu mwaka. Haleluya! Amen. Haleluya! Amen. Amen. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ndasetse Yesu. Haleluya! Ariko papa Imana irasetsa. Imana irasetsa. Yewe irasetsa. Umunsi umwe igihe tuzafashwa twiguruke twigendere kuko reka nkubwire hano hanze ni mu kinya ubu gutyo ibyishimo turabifite aka kanya ariko nusohoka ikinya dore satani kigutera dayimoni w'agahinda twamushize urato wibukiriza abandi nyiriza amase misa guhamagara ariko Imana itugirire neza tubonye akanya ko gucomoka tujye ducomoka nubona akanya kukunezererwa imbere y'Imana tujye unezererwa imbere y'Imana Imana rero ibahereze umugisha amen ndashaka gukoresha iminota mike cyane ntabwo ndi bubatindire ndakoresha igihe cyanjye neza ndagikoresha neza rwose kandi ibintu byose biragenda neza ndagikoresha neza ntabwo ndi bubatindire mu bintu nize nanjye ntabwo umuntu wicigiye mu bintu nize gukoresha n'igihe Amen. 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 Hari abantu bavuye ku ishuri. Mwese maracyari mu ishuri. Aha. Reka twisomere ijambo ry'Imana. Noneho reka tujye mu gitabo cy'abami ba mbere. Ibice 19. Turera ku murongo wa kabiri. Turakomeza uwo murongo wose icyo gice cyose tugeze ku murongo w'umunani. Mu magambo makeya igitabo cya mbere cy'abana ibice byawo ni 19 Dusome mu izina rya Yesu. Amen. Imana yiyereka Eliya niwe mutwe w'amagambo. Imana yiyereka cya izina rya oya munyeganyeze umbwira Imana igiye kukuyereka muri n'ibyumweru bingahe bisigaye Imana igiye kukuyereka munyeganyeze umbwira ngo igiye kukuyereka munyeganyeze n'icyaro bagimane cyagenda munyeganyeze umbwira ngo igiye kukuyereka Amen. Imana igiye kukwiyereka. Hari ubundi buryo Imana igiye kongera kukwiyereka. Imana yarakwiyeretse mu kwa mbere. Ikwiyereka mu kwa kabiri. No mu kwa gatatu. Mu kwa kane, mu kwa gatanu. Ariko muri kwa 12 Imana igiye kongera kukwiyereka. Yongera ikwiyereka cyangwa ibyihorera. Urashaka dutera haleluya. Imana yambwiye ngo igiye kwiyereka abantu bateranye iterane. Koma ku mutima uvuge ngo umutima wanjye Imana ikwiyereke. Haleluya. Nuko habatekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze Nuko habatekerereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose. Atekerereza Yezebeli ibyo yakoze byose. Kandi nuko yicishije abahanuzi bose inkota. Kandi nuko yicishije abahanuzi bose iki inkota. Yezebeli ahera atuma intumwa kuri Eliya aramubwira ati Yezebeli ahera ko atuma intumwa kuri Eliya reka hano tubatinde cyane. Atuma kuri
wasize izina ryawe ariko sha uri nyiramugisha yewe amutumaho yesu antumaho sha amubwira ngo iki aramubwira ati ubugingo bwawe nintabuhwanya n'ubwawe ubugingo bwawe ninabuhwanye n'ubwabo wishe ejo nk'iki gihe Imana izabimporera ndetse mumbarize ngo muri iyi minsi nta majwi uri kumva Yezebeli ashinzwe kugucogoza, ashinzwe kugushyira hasi, ashinzwe kukwereka ko bitakunda, ashinzwe gutesha agaciro amavuta yawe, ashinzwe gutesha agaciro amasengesho wasenze. Yezebeli agomba kukugira nkaho nta kintu umaze. Uri Yezebeli uyu muntu reka mubwire, umuhanga yaravuze ngo mbere yuko urwana n'umwanzi wawe ubanza kureba imbaraga afite, ntiwamutera utazi icyo yishingikirijeho. Mu yandi magambo abanza kukuneka. Eliya byumvise aryarahaguruka arahunga ngo yikize. Eliya byumvishije ahita afata umwanzuro agibera isheba y'Ubuyuda abari hasiga umugaragu we. Abyumvishije yumva iryo jwi rirakaze. We hari igihe ikintu cyiza kimeze nka katiripurari, hari igihe ikigeragezo kikumanukira kikaza gitunguranye kigakubita mu cyico, ntiwongere kuvuga, Imana ugahita uyibagirwa, ukibagirwa iyabanye nawe. Uyu Eliya yagize ifuhe ry'Imana, akora umurimo mwiza. Ubwo yasangaga Abisiraheli bose barahindukiriye izindi mana. Ariko aragenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Yego. Ahageze yicara munsi y'igiti cy'umuretemu, yisabira gupfa. Uburekeye aho ngaho gatoya. Umwanzi ntiyagutera uri mu bihe by'amasengesho, kuko abazi neza ko muri buhangane kandi utari bumushobore. Agomba kukuneka akamenya intege nkeya zawe ahantu ziri. Niyo mpamvu mu rugo rwawe yahagurukije impagarara. Mudayimoni arahaguruka ahagarara mu mugabo kubera amenyo ya ruguru. Ibintu birahinduka, rwa rukundo wabonaga rurakamuka. Nta kindi ni ukugira ngo twinjire mu masezerano y'Imana. Eliya yakoreye Imana, abana n'Imana, Imana iramushyigikira, Imana ibana nawe, Imana igendana nawe. Amaze guhagarika imvura imyaka 3 n'igice, Imana ihita imusanga ako kanya, iramubwira ngo hunga aho ngaho, va aho ngaho kubera igikorwa cyiza unkoreye, kubera ikintu cyiza ukoze, va aho ngaho mwereka ahantu nguhungishiriza. Ngimujyana ku kagezi k'ikereti, aho ngaho irahamwicaza igihe tutazi, aranywa ararya, abandi bari gupfa kubera ishyaka ry'Imana. Haleluya, nanone haleluya. Aho ngaho ahabonera ukuboko kw'Imana, aho ngaho ahabonera imbaraga z'Imana. Imana imutungira aho ngaho, akazi kose karahagaze mu gihugu. Imana imuhereza ikajya imuha umutsima n'inyama ndetse n'amazi. Imana imutungira muri ubwo buzima. Mama, hari ubuzima Imana yagutungiye?
Imana yambwiye n'icanga irambwira ngo abantu bashimisha iminwa ariko imitima yabo umwanzi yamaze kuyifata. Turishima tugatera haleluya tukavuza induru ariko isose cyane ubwira Imana ngo ubundi ubaho. Niba uriho kubera iki ibintu biri kumaho ese Mana uranzi cyangwa ntabwo nzi mugenge Yesu mukwigira kuzi iyo bitakuzi baba baguhitangira ijoro. Hari abantu basinzira basamye n'amari Jose ntikujye mu kanwa we. Hari abantu basinzira basamye Imana ikakurinda n'umubu ntukujye mu kanwa n'amari Jose ntikujye anyuga ngo Imana ntabwo ikuzi. Ntabwo nakurenganye ni Yezebeli waguteye. Imana ibana na Eliya aho ha bakajya baganira Imana ikamuhera amakuru aho ngaho. Igihe kiragera kakagezi karakama ndatangira kuvuza induru. Avugije induru Imana iravuga ati humura hari ubundi buryo bundi nateguye. Haleluya. Mubwire ngo nubwo uburyo buvuze Imana irabufite. Nubwo akazi kahagarara Imana ifite utuzi twinshi muri mujyi wa Kigali. Yezebeli uzabarozi batugendaho umunsi ku wundi. Abantu bakibwirwa uturujambo twiza mu rugo reka duhereze Imana icyubahiro. Yewe data we Imana ibwire rire muga ngo wisakuza mwana wanje wisakuza je we wisakuza wisakuza wivuza induru mubwira ngo wivuza induru wivuza induru wisakuza iyo usega ifite imbaraga Ifite ubundi buryo. Haleluya. Imana itimubwira ngo hari n'inzira yindi naguteguriye. Hiramubwira ngo aka kanya tuvugana hituhaguruka werekere i Sarfati hari umuntu nateguye ugomba kukubeshaho. Nibyo hari umuntu nateguye ugomba kugufasha we harama reka mubwira akantu gakomesha. Aha ngaha tugeze tuhageze kubw'amaboko Imana igenda iduhereza. Hari igihe Imana iguha amaboko ikayaguha amezi 3 we. Hari igihe ntabwo mubyumvishije neza. Hari igihe Imana igukubita ku maboko ikagutiza ku maboko bakaba bakwishyuriye inzu. hafi aho yewe Hari igihe Imana igukubita amaboko Imana ikaguhereza umuntu ukugaburira kuva ku wa mbere kugera ku ukwezi kugashira amezi 3 agashira. Hari igihe Imana igukubita amaboko aho pesara era kosi era. Hari igihe Imana igukubita ku maboko we ikaguha ku maboko ndakumva destiny ikaguha ku maboko umuntu akaguha udufaranga ukagura amavuta. Hari abantu Imana yashingirije ngo dutere haleluya. Jewe Imana igidukingiriza niba turunguruka abantu bakureba ngo urasa neza abandi ngo urasa na Yesu ubone ngo muri iyi minsi ngo ndabona biri kugenda kandi ufite agahondesho kari kuguhonda. Sarifati kama kaza. Hari n'igihe uva mu rugo cya Mananiya cyakubise mu ntuzi. Hari igihe uva mu rugo byagucaze mu rugo nta n'ikintu basigiye. hano babibituro Ariko wagera mu muhanda atari kuko usigaye warabuze. uvugiye Imana neza Yewe Imana iguhereze umugisha mu izina rya Yesu. Cyane ko n'undi ntafashwa mpereze. Aya ni amaboko. Aya ni amaboko rwose. Aya ni amaboko. abonye no kundi kuba Yewe data ndaje mu kanya haraboneka n'ukundi kubukura. Imana ikagukubita ku maboko ukabona umuntu uguhumuriza. Kumbwirira ngo abantu bose ntabwo Imana yabagukuraho mu kigeragezo. Mu kigeragezo
ikigeragezo ntiyakuvanaho abantu bose oya niba kuvanyaho wahita igusigira umuntu uba muri buze guhuza mukaganira mukavugana mugahuza akakurema agatima Eliwa akadosa akakurema agatima akakubwira ngo humura amavuta umuntu ntidushobora abantu badusigire banza nkubitire ku mibare wenda reka tubare ko mu cyumweru wenda uryamo gatatu mu cyumweru urya gatatu koye sibyo ukwezi kugira iminsi ingana mu cyumweru uryamo gatatu mu byumweru binuke uriyemo kangahe 12 reka nkubaze kandi uriye inshuro 12 mu kwezi hakazi ugira nta nyoko wanyu ugira i Kigali nta so wanyu ugira i Kigali nta nyokoro mugira i Kigali iso nawe nta buhari nta mwene nyokora nahamagara dore usigaye hamagara abatelefone bakayikupa kuko nta kintu baba bazi ko ibyo ugiye kubabwira baba babizi yewe nta bitanu wandusha iyo minsi 12 yose nta kazi muri uyu mujyi wa Kigali harya ubwo mbwira gute ko nta maboko ufite none se ubahute mumbarize kubahute uri umugore n'umugabo mwicaye mu rugo nta kazi mufite Imana ikagenda igakora ku muntu ibona neza igeze kuri finali byarangiye Imana ikamporaho mwumva umutima wanjye uranyemeza ukanyemeza kubita inote ya 5 ukabibarira wowe 5 birira umunsi umwe hari igihe 5 tubirya icyumweru we ukajya ukuramo wongera usubizamo ibiryo by'iminsi 2 ukabirya mu munsi umwe mwe ntabwo mubizi mwebwe ugahengera nibura saa 9 n'igice ukabiteka wabihure n'ijoro nibura bigashya saa 12 n'igice hari abantu turi kuvuga ntangahe turashimira Imana ko tuje rwose nibura ukabirya saa 12 n'igice ubwo ukagaburira abana ibyakumanywa umunsi ukaburashije ariko tubere kugeza igihe Imana izakugerezayo ikaguhereza nawe hano hari abantu Imana yahishe ngo batere haleluya akubwira ukuntu ukorera 50,000 inzu ya makemwe hano muri Kigali ni 35,000 niyo ya makemwe ukishyura inzu byageze kuri finali nka Eliya byarangiye byageze kuri finali ukajya kumva umuntu Imana iguciriye Imana ibwira Eliya iramubwira ngo utambuka Isarufati hari umuntu naguteguriye uwo muntu naguteguriye nshaka kukubwira ku mateka y'umugabo gatoya uyu muntu naguteguriye ugende mugirana ikiganiro Imana ntigeze muhishurira uwo ari we yisa kumubwira ko ari umupfakazi nawe byacanze usigaranye amasaha 2 ngo yivire ku isi ntabwo nari kujyayo Imana ikunyohereje yakunyirize ntabwo naza bita nibuka umunsi umwe Imana imbwira nicaye mu rusengero mu iteraniro iramwe ngo jya kureba umukristo twe tuyoboye hano mu birembo kwa Thomas numva ijwi rirambuye ngo jya kureba umuntu ndagenda ijwi numva ryakomeje kumbuza amahoro ndahaguruka ndagenda no nyigera ku muryango baje gukomanga Imana ibirambwiye ngo ahantu ngiye kwagukoreshereza mu buryo bukomeye kandi ntugire ubwoba ugere kwizera nibaza ikintu Imana igiye kwankoreshereza kiranca ninjira mu nzu ubudama kinkora mu kiganza cy'isohoza numva ijwi rirambwiye ngo nimuhagurutse fata ibiceri yicariye ndamuhagurutse ndamugana imbere za birabicera arabimpa Imana irambwira ngo bibike Imana itubwira ngo mubwire ngo saa 8
abana ubwo bari babibariye bagiye kugura agasenkani n'amandazi ya senkani bagiye kugura supadipe n'amandazi ane urumva bakoroge supadipe banyweshe irindazi ubundi ubuzima burangiye ibiceri mbikubita mu mufuka ndavuga ni kandi bayi ndigendeye njya mu rusengero ariko simvuye ko kubesha nabyinaga mbwira Imana n'unkozi isa n'ibiceri by'abandi nabitwaye abana bandebaga babaye yandi magambo baravuze ati none iki kigabo giturutse hehe ko twari twabariye ari amafaranga izara vuza guhuha muri urwo rugo izara ariko be nabitwara kajya mbyinira Imana mbwira Imana n'unkozi isoni yewe nzamura bya biceri nta muntu wamenye ikintu mfukamiye mbishyira ku ifi mbwira Imana ntimana ugira inzira zirenze ibihumbi n'umuzi isoni Imana mu masaa 7 n'igice umuntu wabo muri Kampala ndi kubona no ari abantu Imana igiye kwiyereka iminota yagira iracyarimo ndayibona ni myinshi hariya haleluya mu masaa 7 n'igice umuntu wo muri Kampala umwene wabo n'umugabo aramuhamagara aramuga ati bite bya ni sawa mumeze mutese ni sawa ko mutavuga se ati turavugisha iki ibintu byakomeye ati humura wikwirushya nanjye ndikumva umutima wanjye uri kumpatira kugira ikintu mbakorera ati ngiye kukoherereza amafaranga hanyuma uhahe andi mafaranga urebe ikintu yakoresha yagiye kumukubita 500 mbabwira ni ibintu byabaye gutya life Imana yankoresheje amukubita 500 bigenda bihura neza na yasaha namubwiye isaha 8 umugore yarasaze uzi kugukubita 500 ugira ngo uzi umuntu gukubisa 500 mu nzara wari ushoje ugira ngo akuremeye miliyoni amafaranga arayabona amaze kuyabona aragenda arahaha ubwo najye nicaye aravuga ni Imana we babana nabampumirije nkabona isura y'abana bandeba gutya namuvuze ngo reka pastor yarambwiye ngo nisengere umuvuga butumwa ndavugishwa kubera numvaga afite ubwoba numva umutima wanjye uremereye mvuga ibiceri by'abana najyanye noneho ndahasebeye birarangiye kumbe Imana yasubije je ntabwo mbizi noneho mu gitondo kare bukeye bwa uwo mu mama abantu bye humu tegeye nta telefone nagiraga nari ndi mu butayu bwata ariko Imana inkoresha cyane noneho anumyeho umuntu abimbwiye numva umutima urasimbutse ndavuga ni ariko amahirwe yarahari bya bicere ntabwo nari mbifite mu mufuka noneho amutuma aramubwira ngo ninse mu rugo aranshaka kandi byihutirwa arenzaho cyihutirwa navuga noneho babana menya bashizemo nanjye ngenda gake ariko nenda kugera hafi y'urugo mpita numva cyacuba kiragurutse kiragiye ndagenda ninjira mu gikari nani kwirembo umwana mbona araje ari guseka umwana bwari guseka ari ikintu Imana yakoze yahise afata akaboko jawe aramanuka ari gutekera aragiye sanga yari yatetse inyama z'ingurube atetse umuceri usa umuhondo ufite ibijumba ibirayi yatetse udushyimbo dukaranze ukuntu twumutse yari yatetse nk'umuntu w'inzahuke we yatuzahuye twari dupfuye rubi arangije arambwira ati muhanuzi w'Imana ati Imana iguha umugisha ese byagenze gute ati ndakubwira abanza wica inzara nanjye nari mfite inzara ati banza wicara urye ndicara arampereza ndavuga ariko ibintu byose biri kuma igifu cyanjye ntabwo kiri bubyakire wereka nkwereke nihera ku nyama mpereza inyama nirira inyama ndazirya n'ubuje nzihaze ndavuga ni Imana iguha umugisha arangije akora ku mafaranga arampereza ese byagenze gute ati banyohereje 500 indese mushiki w'umugabo wabaga i Kampala nta nubwo ndabizi kakinabaho 500 yahise afungura akabuti kanyurumye arakora ubwo nageze rero mbaciye mvuye mu butaka hano zimwe harakira fast ahubwo hoya ibi ngibi Imana ibigwaye kugira ngo witeze imbere iyi fanta yihorera akaho hoya ngo humura ngo Imana gize hoya nabwo amahirwe ni rimwe bikoreshe nawe abana babone ikintu barya n'umugabo mutungo
imana imutabara gutya mutabara mu bya biceri byo 300 gahakira ugende ujye kugurira abana supadipe mu izina rya Yesu. Ntabwo supadipe ufite agakaziye ka fanta mu nzu dore ko ufite kaziye fanta ati tugende tumeze no kugafanta ndanywa ubuzima burakomeza. Amen. Imana ibwira Eliya genda imwima amakuru y'umuntu agiye kureba. Reka nkubwire Imana ifite imbaraga. Mundebere mu maso mbwenge uzi ko wantunga ariko buriya Imana yabivuze. Utabimubwira uzi ko Imana gukoze uzi ko wantunga jewe. Uzi ko Imana yagutu we Imana mubwire ngo Imana rikiri muri wowe. Mubwire ngo impamvu uri kunyima ariko itaragusura. Haleluya. Eliya aragenda nihuse, aragenda agezeyo ngo asanga uwo mupfakazi yavuye gutoragura udukwe. Asanga yicaye mu nzu, yinjira mu nzu, arambwira ati mubyeyi ntigeze amusuhuza. Icyari cyamugenzaga nawe urabyumva nyine. Arambwira ati jewe icyo shaka ndashaka kurya. Ubwo ati nta kintu ufite. Nta kintu ufite. Aturetse utuvuta afite n'agafu konyine sigaranye konyine niko konyine dusigaje njye n'uyu mwana wanjye tukagasonga tukarya tukipfira atuva ahubwo wowe agusikiza mwebwe muretse kurya mwebwe mwe muretse kurya umuhanuzi w'Imana yahageze afite amavuta. Haleluya. Yahageze kandi aya mavuta nayo kugutunga ibihe birebire. Sha 2026 ndahanuye. Abandi bazaba bicaye wowe uhagaze. Abandi bazaba badakora wowe uri gukora. Abandi bazaba bashonje wowe uhazi. 2026 abandi bazava mu kazi wowe ukagumemo. 2026 uzacuruza. Akira ku mavuta. Akira ku mavuta. Akira imbaraga z'Imana. Abandi bazaba yekenya amenyo wowe urimo guseka. Bazakubaza ibyiringiro byawe. Bakubaze ngo wowe byagenze gute. Nuko amavuta meza. Amen. Hamuga ati banza umpereze. Undi ati sindakaguha gute. Kandi ubona ariko nari ngiye kurya. Hamuga atoye inkorere ibindi arakamuvukira arangije aramuhereza amuha n'amazi aranywa amaze kuyanywa ahita amubwira ngo kuva uyu munsi karakantu karakibuka ntabwo kazongera kubona naharanukira amavuta ntabwo hazongera kubura amavuta. We uzi ko kitana gutera ijambo ry'Imana rikakuvamo, uzi ko gutera bya byiringiro n'ibyo